iterambere ry'u Rwanda rishingiye ku ihame ritagoye kumvikana ariko ry'ingenzi. Ntushobora gutegereza ko abandi bazaguteza imbere wowe ubwawe udashyize imbaraga muri ibyo bikorwa by'iryo terambere. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite isuku ndetse bisukuye, bifite abaturage bari ku murongo by'umwihariko muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Ubwo tugiye kurebera muri East Africa, u Rwanda rwavuga ko ruyoboye nta kabuza. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame cyangwa se His Excellency Paul Kagame. Ibyo byose bishyirwa ku mutwe we kubera ko niwe best planner cyangwa se niwe nyirabyo, niwe ubipanga. Nubwo umuganda ufatwa nk'aho ari umuco by'umwihariko mu mateka y'u Rwanda, cyane ko kuva na kera mbere y'umwaduko cyangwa se no ku gihe cy'ubwami, bigaragara mu muco k'umuganda wakorwaga mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa hari ibintu byinshi twese tutazi mbese tutanasobanukirwa neza. Gusa uwashatse kubisobanukirwa arabisobanukirwa. Nizere ko wateye agatebe. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ni umwe mu baperezida by'umwihariko bari smart, yaba mu migaragarire ye ndetse no mu mikorere ye. Ibi wabivuga by'umwihariko ugendeye ku mujyi wa Kigali ndetse n'igihugu cyose muri rusange, isuku iharangwa ndetse n'abanyamahanga iyo bahageze by'umwihariko muri Visit Rwanda baratungurwa. Kuvuga ijambo umuganda ubwabyo bihita bisobanuye ikintu kidasanzwe by'umwihariko nk'ubumwe bwa Afurika ndetse n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Ijambo umuganda nubwo atari ubwa mbere ryumvikanye by'umwihariko mu matwi y'Abanyarwanda, kubera ko twamaze kurimenyera, ni igikorwa by'umwihariko kiba buri wa gatandatu usoza ukwezi, kigahuriza hamwe Abanyarwanda by'umwihariko mu gihugu hose mu nzego zitandukanye, yaba abacuruzi, mu nzego za leta, abikorera ndetse n'abandi, abamotari, abanyonzi, mbese muri rusange iki gikorwa nta muntu kitareba. Gusa ikintu gitangaje twese dusanga tudasobanukirwa, nawe aho wicaye uri kumva iki kiganiro cyangwa uri kukireba, ese wari uzi ko umuganda ubwabyo atari itegeko? Umuganda ntabwo ari itegeko. Umuganda ni igikorwa by'umwihariko cyabayeho kigategurwa, habayeho ubwumvikane hagati y'abaturage ndetse na leta. Berekanye ko abaturage igihugu ari icyanyu, isuku ibareba. Gusa ibyo byabaye mu bwumvikane. Impamvu tuvuga ko ari ubwumvikane ni iyi ngiyi, ni uko mu bindi bihugu by'umwihariko muri East Africa ndetse no muri Afurika muri rusange, ntabwo umuganda ari itegeko, uretse ko hari n'aho utaba. Habaho ibikorwa byo gusukura igihugu by'umwihariko hagahembwa abagisukura ndetse bakagira uburyo bahembwamo cyangwa se umushahara wabo bagenewe buri kwezi cyangwa se bigendanye n'igihe bagomba kujya bahembwa. Ibi biba mu buryo bwiza kandi buri ku murongo, uretse ko bisa nkaho byaraniranye. Ariyo mpamvu u Rwanda ushobora kusanga by'umwihariko mu bihugu bya mbere bifite isuku muri Afurika no ku isi muri rusange. Bivuze ngo guhuza kwacu tukemera gushyira hamwe ni ibi byerekana ubudasa bw'igihugu cyacu. Gusa ibi bisa nkaho byavuguruwe biranozwa hagizwemo uruhare His Excellency Paul Kagame. Umuganda wabaye kindi. Nubwo mu Rwanda umuganda wabaga mu bihe byahise na mbere yuko perezida wacu aza mu Rwanda, gusa uburyo wakorwagamo bisa nkaho wavuguruwe, kubera ko byaje kugaragara ko n'abaturage ubwabyo basigaye bakunda umuganda. Nimba hashobora kubaho umuganda rusange, buri muturage wese agaturuka mu rugo afite umuhoro ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu gukora umuganda, harimo nka kupa, amantajuro n'ibindi. Ibyo byose umuturage akivana mu rugo bitagendeye ko hari umuntu ujya kumubyutsa cyangwa se ngo amukure mu rugo nk'uko mbere byajyaga bigenda. Ibaze ko mu ntangiriro z'ibihumbi 2000 kuzamura kugeza za 2010 wasanga kubwira umuturage gukora umuganda kenshi ugasanga bariruka bararwana n'abayobozi bo mu nzego ziciriritse, mbese n'abandi bagacirwa amafaranga cyangwa se bagacibwa amafaranga bigendeye nuko bataje mu muganda. Akenshi ugasanga rimwe na rimwe yawusibye kandi ari mu rugo aryamye, ari uko yumva atabishaka ndetse bitamurimo. Gusa kuri ubu ngubu bisa nkaho byahindutse. Umuturage yamenya agaciro ke, anamenya agaciro k'igihugu. Yasobanukiwe ko agaciro k'igihugu ari uko utumva ko igihugu ari icya leta cyangwa se ari cyo umuyobozi runaka, ahubwo igihugu ari icyawe. Gusa kuri ubu ngubu ibi byose hari ikintu kimwe bitazakuraho. Ntabwo bizakuraho ko umuganda atari itegeko. Umuganda si itegeko, ahubwo ni ubwumvikane ndetse no gusukura aho uba ndetse n'aho unyura.
Ibi kandi bigaragarira mu buryo ubona ko abaturage bashyigikiye ubuyobozi cyangwa se bashyigikiye leta iriho, by'umwihariko wifashishije imbuga nkoranyambaga. Nubwo internet isa nkaho yaje kugira byinshi ihindura by'umwihariko ku isi, gusa binagaragara ko by'umwihariko internet ishobora kwifashishwa bigaragaza nimba abaturage bishimiye ubuyobozi cyangwa se batabyishimiye. Ikinyamakuru The Fact Wap cyagiye ku rubuga rwa Instagram, ni ikinyamakuru gikomeye by'umwihariko gikurikirwa n'abarenga miliyoni 8, kirandika ngo leta y'u Rwanda iforcinga cyangwa se ikoresha igitugu mu gushishikariza abaturage gukora umuganda. Ibi ngibi nubwo yabyanditse asa nkaho atarazi ibyo ari kwandika cyangwa se atarabisobanukiwe neza, gusa mbaza ngo byagenze gute. Bamwe mu baturage b'Abanyarwanda bakoresha urubuga rwa Instagram bagiye muri comment maze bandika amagambo, ibintu byatunguye imbaga by'umwihariko abantu bose bagira ubwoba. Baragiye barandika ati, banza usibe iyo title wakoresheje yo kumva ko baduforcinga, ahubwo ushireho title ivuga ko tubikorana ubushake kandi ari inshingano zacu. Nta muntu duforcinga kubera ko no mu bihe byahise twahoze dukora umuganda. Ibi byose bitabikwereka urukundo ndetse n'uburyo abaturage bamaze kujijuka bagasobanukirwa icyo bita kuba umunyagihugu bya nyabyo. Ijambo umuganda yatumye dukora iki kiganiro, twashatse kwerekana uburyo cy'umuganda atari itegeko cyangwa se atari uguforcinga, ahubwo umuganda wahozeho kandi uri mu muco nyarwanda. Ibi byose twabigarutseho maze bategura iki kiganiro kivuga ngo umuganda ntabwo ari itegeko, ahubwo ni ubwumvikane bwabayeho hagati y'abaturage na leta. Igihugu ntabwo ari icya leta, igihugu ni icyawe, ni icya buri munyarwanda. Umuganda rero kuri ubu bisa nkaho byamaze guhinduka kubera ko amakuru ari gucacira ku mbuga nkoranyambaga ari kugaragaza ko buri muntu wese uzajya witabira umuganda agiye kujya agira ikintu ahabwa. Azajya ahabwa ikintu gute cyangwa se abawitabiriye mbere bazahabwa ikintu gute? Mu minsi yatambutse by'umwihariko mu nce zitandukanye z'igihugu, iyo habaga umuganda cyangwa se iyo haba umuganda, uba usanga haba hari abayobozi bakomeye mu nzego zitandukanye bakandika abitabiriye umuganda ndetse n'abatawitabiriye. Haba hari agakayine bandikamo abitabiriye umuganda ndetse n'abatawitabiriye ubutaha bakazasobanura aho bari bari, ndetse abo bishobotse bakanacibwa amafaranga. Ibi bituma benshi bakomeza kubaha umuganda ndetse bakareka no kuwusuzugura, bakumva ko ari igikorwa gikomeye kandi cyo guteza imbere igihugu ndetse no guteza imbere abanyagihugu. Ibaze ko kuri ubu Rwanda ishyirwa ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite isuku ku mugabane wa Afurika. Ubwo tugiye ku isi ni urucabana. Ibi rero gushyirwa ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite isuku muri Afurika biraza bikamera nka pressure bidushyiraho, tugahita twumva ko tugomba kugira isuku noneho ya yindi ituma hagaragara ko byanze bikunze atari ukubera ahubwo ari ukuri kwa nyako. Mwagiye mubona amavlogs menshi akorwa n'abazungu bazenguruka igihugu cy'u Rwanda, abenshi bagata postinga ku mbuga zabo zitandukanye, Facebook, Instagram n'izindi, bagaragaza ko u Rwanda koko ni kimwe mu bihugu bifite isuku kandi bifite ubuyobozi buri ku murongo ndetse bidafite ruswa muri Afurika. Ibi byose nubwo bikorwa kuri ubu ngubu, hari abaturage benshi bamwe na bamwe batakigaragaza ko bishimye, abenshi bavuga ko ubukene bunuma. Gusa nubwo ibi ngibi biba, ntabwo ari mu Rwanda gusa, no muri Afurika muri rusange mu bihugu bitandukanye, abenshi ntawe uzasanga ndetse no ku isi batarira bavuga ko ubushomeri bumeze nabi. Gusa mu Rwanda benshi ubu usanga barira bavuga ko by'umwihariko basoje amashuri yaba yisumbuye na kaminuza bafite ukuntu babayeho nabi, by'umwihariko mu gushaka akazi bikaba byaranze. Umusore ubasha kuvuga ukunguku kumubwira kujya mu muganda ngo afate isuka cyangwa se afate kupa agenda aharura umuhanda, aba atabyumva neza. Niki cyabaye rero? His Excellency Paul Kagame biravuga ko hagiye kuba igikorwa cyiza kandi kigomba kujya gihuriza hamwe abanyagihugu mu gihe cy'umuganda, bakaganira ku iterambere, ubushomeri ndetse n'abadameze neza by'umwihariko mu rugo bakagira ikintu bahabwa. Ibyo ngo bizakorwa mu ibanga, gusa bamwe mu bitabiriye umuganda wabereye i Rubavu mu kwezi kwashize babwiwe akantu bisa nkaho bishimye, bigaragaza yuko ibi bintu nubwo bitarajya mu bitangazamakuru cyangwa se babujijwe kubitangaza, bisa nkaho byaba ari icyemezo cyiza cyangwa se decision nziza yabikozwe na His Excellency Paul Kagame. Abandi bati by'umwihariko batavuga rumwe n'ubuyobozi bwe, bati ni ukureshya abaturage mwe kugira ngo manda yindi izakurikira zatorwe. Wakibaza ngo ese biba ari ukureshya abaturage, ubundi utamutoye watora nde? Abandi bati
FPR ku isonga kubera ko ibikorwa byinshi ikora ibikorera igihugu kandi n'ibyagaragaye ko ubuyobozi bwa leta y'u Rwanda irangajwe imbere na Paul Kagame ishyira imbere umuturage, mbese muri rusange umuturage ku isonga. Nimwe abanyange muri iki kiganiro ni Malcolm Tu muri gukungira kuri Rwandacom News. Nyamuneka urebe hasi kuri ako kazogera maze ukore subscribe kugira ngo tubana mu bindi biganiro. Ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.